reka nkusuhuze cyane nkwifuriza ibihe byiza. Uri kumwe rero nanjye Studio Habimana hano kuri Ingenzi TV. Ingenzi TV ikaba yariyemeje kubagezaho inkuru zitandukanye ndetse n'amakuru yose abafitiye akamaro. Tugiye kubabwira ko umuhanzi wahanze igihangano horo yibukwa mu ngeri zitandukanye, aho uyu munsi tubabwira kuri nyakwigendera Lucien Nyakabwa aho akibukwa. Guhanga ibihangano bitandukanye byarimanywe n'u Rwanda. Aha niho umuhanzi nyakwigendera Nyakabwa Lucien yatabarutse afite imyaka 44 kuko yitabye Imana mu 1995. Ubu ikinyamakuru Ingenzi Newspaper na ingenzinyayo.com kiri ku gihangano cy'indirimbo z'umuhanzi nyakwigendera Lucien Nyakabwa. Abo mu myaka yo hambere igihe hari Radio Rwanda gusa, haba mu ndirimbo zafunguraga izitwaga izaburakeye, iza saa 5 z'amanywa kugera Radio Rwanda ifunze saa 8. Izanyuragaho muzasabwe ntihaburagamo indirimbo z'umuhanzi nyakwigendera Lucien Nyakabwa. Abakuze ngo bazikundiraga imitoma yabaga irimo. Abasore n'inkumi bo muri ibyo bihe nabo nuko. Indirimbo Dina y'umuhanzi nyakwigendera Nyakabwa Lucien ngo yayihimbiye umukobwa yakundaga. Abo mu bihe byo hambere bagize bati Nyakabwa Lucien ngo ajya kuririmba indirimbo Rubunda ku mazi yarafitiye ku bihe by'icyo gihe, donc yarafatiye ku bihe by'icyo gihe hashingiwe uko bamwe banywa inzoga. Indi ndirimbo umuhanzi nyakwigendera Nyakabwa Lucien yaje guhanga niyo yaje kwita Nyiragitariro. Uwaganiriye n'ikinyamakuru Ingenzi Newspaper na ingenzinyayo.com yagize ati iyi ndirimbo yayihimbye abikuye kuri bamwe mu bagore bagiraga imyitwarire itari myiza. Ibyo yahimbye ngo ubu nibwo ba Nyiragitariro babaye benshi. Ihogoza iyi ndirimbo nayo yarimo imitoma kuko benshi bayikoresheje babwira inshuti zabo. Mwana wa mama, iki gihangano nacyo gifite ibisobanuro biganisha ku mpanuro. Ikica amahirwe gitera agahinda. Iyi ndirimbo nayo wayumvise cyangwa uyumva ubu bose basanga harimo impanuro zihanitse. Iyi ni Ingenzi TV naho ngi ndacyari Studio Habimana. Ibihangano by'umuhanzi nyakwigendera Nyakabwa Lucien benshi bemeza ko ari byishi. Radio Rwanda n'izindi zitandukanye zikunda kuzikoresha muri karahanyuze. Umusaza witwa Habimana wakunze umuziki mu myaka yo hambere yadutangarije ko nyakwigendera Nyakabwa Lucien yigeze gucurangana na Nkurunziza François. Uyu Habimana yagize ati igihe Nkurunziza François yangaga gufatanya na orchestre imwe ikamucyurira ngo nta mugabo umwe, na Nkurunziza François akabasubiza agira ati amahoro ku giti cy'umuntu. Yafatanije na nyakwigendera Nyakabwa Lucien, umwe yahimbye n'undi ye, ariko bagakora umuziki cyane ko za orchestre zari zimaze kuba nyinshi. Nkurunziza François mu ndirimbo ye uko nagiye Bugande yaje gufashwa na nyakwigendera Nyakabwa Lucien barayitunganya. Uko imyaka igenda ishira indi hadutse abitwa ko bahanga kandi bashimuta izaba nyakwigendera harimo niza Nyakabwa Lucien. Amategeko arengera ibihangano yagiye hehe? Umuntu ashimuta indirimbo atabisabye uruhushya. Umuntu ashimuta ikinyamakuru cy'umuntu akagikoraho online cyangwa YouTube. Umuhanzi Jean Baptiste Byumvuhore igihe akora igitaramo na Kayirebwa we yavuze ko akiri umwana yakundaga indirimbo z'umuhanzi nyakwigendera Nyakabwa Lucien, bikaba ariyo mpamvu yasubiye mu gihangano cye cyitwa Ihogoza. Wowe se wiba ibihangano bya nyakwigendera Nyakabwa Lucien utabisabye wumva itegeko ritazakugunga? Indirimbo za nyakwigendera Nyakabwa Lucien abantu iyo babonye ibiriho bibaza ishusho yabibonagamo kuko nibwo byigaragaza. Ntango mitagira wubu. Ibihangano by'umuhanzi nyakwigendera Lucien Nyakabwa yarakunzwe mu bihe bye no muri ibihe nabwo biracyakunzwe. Ese waba ufite icyo uzi kuri nyakwigendera Lucien Nyakabwa? Ikinyamakuru Ingenzi Newspaper na ingenzinyayo.com kikugezaho amateka ya buri muhanzi. Iyi ni Ingenzi TV naho ngi ndacyari Studio Habimana.